Imana ntikwamburira gukereza. Imana ni byose, icyo yagusezeranyije urakibona kandi bizakiguha. Ikibanze ni igihe utegereza. Ndabashuje kandi mbaye ikaze mwese tugiye kubana muri iki kiganiro cyiza, tugiye kurebera hamwe uko twakwitwara mu bihe runaka. Cyagiye tuba tuvuga ngo Imana yaratwirengagije, cyagiye tuba tuvuga ngo Imana ntabwo ikitwibuka. Rero we tugiye kubana ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukande like, wandike na comment uduhe igitekerezo. Hari byinshi watwungura nubwo wisheshekera, ariko ubishoboye wakandika comment uduhe igitekerezo, ukagira ibyo utwungura, ukagira n'ibyo udukosora cyangwa se tugiraho inama. Biba ari iby'agaciro cyane, biba ari byiza cyane kugira ngo ugire nawe icyo utwungura, kugira ngo dukomeze gukora ibintu byiza kandi binoze. Rero ntiwibagirwe no gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo iki kiganiro kibagereho. Muri aka kanya rero usanga abantu benshi twarihebye. Hari igihe usaba ikintu ukagisaba Imana, hagashira igihe kirekire, hakaba hashira imyaka myinshi cyane cyangwa se igihe runaka, ugasanga niba wasengaga cyane ubivuyemo kubera ko utekereza ko icyo kintu cyanze nyine Imana yakwirengagije. Mu by'ukuri nk'uko umutwe w'iyi content tubivuga, Imana ntikwamburira gukereza. Icyo yagusezeranije ipfa kuba ariyo yakivugiye ko izakigukorera. Utegereza wihanganye. Impamvu itakigukorera ni uko igihe kiba kitaragera. Rero abantu tuba twarihaye ko iyo tudasubijwe vuba cyangwa se tutabonye icyo dukeneye vuba, duhita ducika intege tukumva ko ibintu byanze. Hari abantu benshi twagiye tubona bategereje igihe kirekire kandi ikintu bari barasabye kikabageraho. Urugero, turebye mu isezerano rya kera tuzi Aburahamu yamaze imyaka myinshi cyane ategereje urubyaro, ariko kubera kwihangana Imana yararumuhaye kandi imuha kubyara kuzuza isi. Rimwe na rimwe nawe yibazaga impamvu ashaje atabyaye, ashaje atabonye urubyaro, ariko Imana yo yaramubwiye iti ngiye kuguha urubyaro ubyare wuzuze isi. Rero yumvaga ko icyo gihe atazabona urubyaro kubera ko yari amaze kugera mu zabukuru, ariko kubera kwihangana byarangiye abigezeho. Hari umugani bavuga ngo kwihangana bitera kunesha. Iyo wihanganye nta rugamba utatsinda, iyo wihanganye uranesha nk'uko uwo mugani ubivuga. Rero hari igihe dusenga dusaba ikintu runaka, dusaba Imana ikintu runaka ko yakiduha cyangwa se yakidufashamo, ariko hashira igihe kirekire tutakibona tukaba turarambiwe. Hari n'igihe uba ugiye kugera ku musozo, hari n'igihe icyo kintu uba ugiye kukibona ukaba witesheje amahirwe menshi, ugasanga icyo kintu urakibuze kubera ko ucitse intege ku munota wa nyuma. Ese ikibazo nabibariza, nta muntu wigeze gushaka ikintu runaka noneho ku munota wa nyuma akaba acitse intege, icyo kintu akabona kirakunze yari agiye kukigeraho, ugasanga aragihombye kubera ko yacitse intege? Icyo kibazo mwagisubiriza muri komenti mumbwira. Niba hari uwo byabayeho ukaba wabyandika muri komenti utubwira. Rero akenshi ducika intege tugiye kugera ku munota wa nyuma, tugiye kugera ku musozo, hahandi igisubizo kiba kigiye kuza rwose ukaba ucitse intege, ukaba uragihombye. Abantu benshi rero turambirwa vuba, turambirwa kandi igihe kigiye kugera. Ikintu cyo kurambirwa vuba rero ni ikintu cyo kwibazaho kuri buri wese. Icara utekereze, wibaze uti se kubera iki ndambirwa vuba? Kubera iki ngewe ubwanjye nkora ikintu mu gihe runaka nkaba ndarambiwe, nkumva ko icyo kintu kindambiye kandi utaragera ku cyo wifuza? Buriya ikintu cyose bisaba kudacika intege.
bisaba kudacika intege, bigasaba kwigomwa, bigasaba gukora cyane kugira ngo icyo kintu kigereho. Imana rero ikunda abo bantu badacika intege, ba bandi bahora basenga igihe cyose, ba bandi bahora bakora umurimo wayo ubutarambirwa. Ejo urasenze, hanyuzemo igihe kirekire udasenga, ugasanga nawe uri gusaba ngo ikintu uzakibona kandi uzi neza ko udasenga. Kandi gusenga nibyo bituma Imana itwumva, ikumva icyo dukeneye. Amasengesho yacu, gutakamba cyane dutakambira Imana, nibyo biduha imbaraga zo kuba twabona icyo dukeneye, Imana yaduha icyo dukeneye. Rero no gusenga kwacu kuratandukanye. Hari abasenga ariko batizera. Icyizere ndakeka twarakivuze mu biganiro byinshi. Gusenga utizera nabyo biri mu bintu bishobora gutuma icyo ukeneye utakibona. Ni byiza rero niba usenga, gusenga wizeye kugira ngo icyo wizeye ukibone. Niba ukora ikintu no mu buzima busanzwe, igihe ukoze ikintu wizera ko kidashoboka, nta na rimwe uzabona cyakunze, kuko uba wizera ko kidashoboka nyine. Ariko iyo ukoze ikintu wizeye ko gishoboka, ni nabyo bigutera imbaraga zo gukora cyane, icyo kintu ukaba wakigeraho. Rero icyizere nicyo cya mbere. Gusenga wizeye ko ikintu uzakibona, gusenga wizeye niba ari uburwayi se ko Imana izabugukiza, cyangwa se niba hari ikindi kintu ushaka kubona, ugasenga wizeye wumva ko Imana ishoboye byose, Imana ari umunyembaraga, Imana nta kitagukorera. Ibyo byonyine birahagije kuba Imana yakumva, ikumva ibyifuzo byawe, ikaba yagusubiza. Abo ni abantu basenga batizeye. Hari abandi bantu basenga bizeye, ariko ugasanga mu gihe runaka barasenga ariko hashira amasaha make n'ubundi bagahita bayobera mu bindi. Icyo gihe biragoye ko Imana yakumva. Niba wizera ariko mu mwanya muto ukaba uteshutse ku nshingano, ukaba uteshutse ku murimo w'Imana, icyo gihe biragoye ko Imana yagusubiza. Icyo dushaka kwiga muri iki kiganiro ni ukumenya iki ngiki. Haranira kumva ko Imana itakwambura ahubwo igukereza. Kugukerereza hari impamvu igukerereza. Imana niyo izi ubuzima bwacu. Baravuga ngo Imana n'umubare w'umusatsi wawe uri ku mutwe irawuzi, izi umubare wawo. Ariko sinzi niba wowe washobora kubara umusatsi wawe ngo uwushobore. Biragoye, ariko Imana irawuzi. Rero gahunda zacu za buri munsi, cyangwa se ibyo dukeneye bya buri munsi, Imana ibibizi. Hari igihe rero rimwe na rimwe twiheba, tukumva ko tutashubijwe, cyangwa se twebwe Imana yatwirengagije, ariko sibyo. Ni igihe kiba kitaragera. Kuki wumva ko igihe cyawe niba kitaragera ukwiye kubona icyo wagakwiye kubona? Icyiza ni ugutegereza twihanganye. Kandi iyo icyo gihe cyawe kitaragera, none ugatangira kugendera mu bibi, birangira icyo Imana yaguteganyirije n'ubundi nacyo kibuze. Ni byiza kumva ko ugomba gutegereza wihanganye, ugomba gutegereza nta bwoba kandi nta kibazo, ukumva ko ikintu cyose uzagisubizwa nk'uko ubyifuza, kuko Imana ishoboye byose kandi irebera hose. Nta muntu Imana idasubiza iyo yayizeye, iyo yumvishe ko byose bishoboka, iyo yumvishe ko byose bizaba. Wowe wihebaga wumva ko hari icyo wabuze, muri aka kanya fata umwanzuro. Tangira wumve ko Imana ari nyembaraga, tangira wumve ko uzabona icyo ukeneye, icyo usaba Imana, kandi ubyizere kandi ubiharanire. Apana kuvuga ngo nzabona iki ngiki utabiharanira. Ubishyize no mu buzima busanzwe, abantu badakora ntibagira icyo bageraho. Niyo mpamvu rero iyo wifuza ikintu ariko ntuharanire kugira ngo ukibone, ugacika intege wumva ko icyo kintu wakibuze, ntabwo uzakigeraho. Rero twumve ko Imana icyo yadusezeranije izakidusubiza kandi izakiduha nta bwoba. Mwumve ko byose bishoboka, kandi mwumve ko ibintu byose ari Imana ibikora, ari Imana nyakuri ibikora.
nta wundi muntu ushobora guhagarika imigambi y'Imana. Kumve ko rero tuzabibasha kandi ko iby'Imana yadusezeranije izabiduha, kandi icyiza ni uko twaharanira gukora kugira ngo izabiduhe natwe twarabiharaniye, apana kuvuga ngo tuzabibona tutabiharanira ngo tubigereho. Ni byiza rero kumva ko Imana ari byose, Imana isubiza na wa wundi wumva ko yihebye, wa wundi wumva ko icyo ashaka kugira atakigeraho, Imana iramusubiza kandi ikakimuha. Rero duharanire kwizera Imana, twumva ko ishoboye byose, nta kitadusubiza. Ibyo yaduteganyirije byose bihari kandi ari y'ibigena byose. Imana ntikwambura, iragukereza. Ndabashimiye rero mwe mwese twabashe kubana muri iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Iyi ni Marembo TV ibagezaho ibiganiro byiza, ibagezaho inama nziza mu buzima. Njyewe wabagezaga iki kiganiro ni Jean Ndora pe. Mukomeze kugubwa neza, mukanda subscribe, mukanda like, mwandika na comment, muduha ibitekerezo, kandi ntimwibagirwe gukora share kuri bagenzi banyu kugira ngo nabe iki kiganiro kibagereho. Bye bye kandi ndabakunda cyane.